You have heard of the killings and the fighting that has been going on in a place called Minembwe, around the Minembwe area. This is a place home to some Banyamulenge or some other. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening on the ground and telling the people how, telling the powers that be what was going on, and say people are being killed, they are being, drones were firing at them indiscriminately. In markets, in the churches, many people died. Maybe, hopefully one day people will go there and investigate and will find the truth. But what was disturbing was that in that same conversation and argument, somebody says, don't bring up that issue, it is none of your business. So which for me looks like, it's like the story of Paul Dijou. It's like, that those people being killed for their identity and anything is none of your business. Shut up, we are going to kill them anyway. I mean, I'm just calling a spade a spade. It's like, shut up, it's none of your business. They didn't even say, are you sure they are being killed? Or are you creating a story or what? No, it's like, that's none of your concern. But if yego nako ka video mubashije kumva ni nako tugiye kuba twasobanura. Ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wagiranye ibiganiro cyangwa se warafite ibiganiro nabo mu ishaka rya FPR Inkotanyi mu murwa mukuru wa Kigali. Ni inama ya biro politike y'umuryango wa FPR Inkotanyi yabaye kuri uyu munsi wo kuwa gatanu 2026 aho yarimo aganira n'abagize umuryango wa FPR Inkotanyi. Mu magambo uyu mu president cyangwa se president w'igihugu cy'u Rwanda yagiranye n'abarwanashyaka cyangwa se nabo mu ishaka rya FPR Inkotanyi, hari amagambo yavuze akomeye cyane, yavuze ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse agenda agaragaza bimwe mu byagiye bitangwa ariko bitagiye bihabwa agaciro, ariko u Rwanda rukomeza kuza mu majwi cyangwa se bakomeza gushinja u Rwanda barukanga barubwira ko bazarufatira n'ibihano. Ni byinshi tugiye kwivumuzi tubasobanurire uko yagiye abivuga, dore ko yabikoresheje mu rurimi rw'icyongereza. Rero aka video ntago tubashije kuba twakabakinira kose, ariko mu byo twabashije kuba twakurikira cyangwa se twakozemo inkuru yacu, reka tuze kuyibasomera kugira ngo buri wese abashe kumva ibyari bigenderewe cyane cyane ibyerekeye mu karere kacu, ubwo navuga muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, aho yavuze no kuri Minembwe ndetse n'Abanyamulenge bamaze igihe kinini bicwa ariko amahanga agaceceka. Yagize ati, nzaceceka aruko napfuye. Uyu ni Perezida w'u Rwanda. Yerekanye ko na mbere yuko ibihugu byombi bishira umukono mu masezerano mu Kuboza 2025, u Rwanda rwatangaga amakuru y'ibishobora kubera muri Uvira bijyanye n'ingabo leta yoherezagayo zirimo n'iziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nyuma yuko ifashwe na AFC M23 bishaka kuba urwitwazo ko u Rwanda rudashaka kubahiriza amasezerano y'amahoro. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko amasezerano yari yashizweho umukono yagaragaraga nk'ikintu cyiza ku bihugu byombi no mu karere muri rusange, ariko bisa naho hari ikindi kibyihishe inyuma.
umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko nubwo hari intego yo guhagarika M23 na FDLR kuri ubu bisa naho impande zose zaviriye inda imwe kuri M23 mu gihe FDLR ikomeje gukorana na leta kandi ibyo byose birazwi. Yagize ati ibyo byose birazwi ariko ikigoye muri ibi bintu nuko hari abantu batekereza ko bazakoresha igitugu mu kugaragaza ukuri. Igikwiye gukorwa abandi mu gaceceka. Ibyo nibyo biri kuba uyu munsi, niyo ugize ngo urabaza bahita bavuga bati uzi n'ibindi ngiye kugufatira ibihano. Perezida w'u Rwanda yanakomeje ku bihano byafatiwe u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yerekana ko byabaye igikangisho gituma abantu badashobora kugira icyo bavuga. Yanagarutse ku byo u Rwanda rwatanze amakuru ku byabaga muri Minembwe cyangwa se muri Kongo mu misozi miremire ya Minembwe, ariko ugasanga ntibabyitayeho kuko hari n'uwigeze kugaragaza ko ibyo bitareba u Rwanda. Ati ibyo ntabwo bibareba, nta nubwo bigeze bavuga bati ibyo muvuga murabizi ko abantu bari kwicwa cyangwa muri kwivugira gusa. Ati oya ati ntabwo ari ikibazo cyanyu, niba bitandeba ariko bishobora kuba bikureba, none wowe ko ntaco ubikoraho no mu gihe ibintu bikomeje kurushaho biba bibi. Yagaragaje ko gucecekesha abantu aho gushyira mu bikorwa ibyo impande zombi zemeranyijweho bishobora kuba bigiye kurushaho kuba bibi kurusha uko abantu babitekereza. Ati uwo ni Perezida w'u Rwanda mu magambo ye agira ati gucecekesha abantu ndatekereza ko bigiye kuba ikibazo cyangwa gukomera kurusha uko abantu babitekereza. Kuvuga ngo tuzafasha aba bashaka kuza bakabica nk'uko babishe mu bihe byashize, tuzabikemura mu buryo dushaka, wowe ceceka. Njyewe nzaceceka gusa ari uko napfuye, iyo niyo nzira yonyine yoncecekesha. Yashimangiye ko u Rwanda ari igihugu gito gishobora gukorerwa ibibi byinshi ariko kongera kurwica bidashoboka. Nshuti bavandimwe, aya ni amagambo ya Perezida, muratubabarira wenda kuba mu byo twabyanditsemo wenda gusoma ntabwo wenda tubisomye neza kuko wenda mwashakaga, ariko mu magambo yavuze Perezida w'u Rwanda yagaragazaga mu byo bagaragaje kwereka Amerika cyangwa se umuhuza mu biri kubera mu Minembwe ko abaturage b'Abanyamulenge bari kwicwa, atariko kandi ntibagiraga isoni zo kuba bavuga ngo ati ntibikureba, nimba bari gupfa bari no gupfa ariko nta nubwo bikureba. Ati kandi n'ibyo uvuga nta kuri kurimo kuko ntabwo ari wowe ugomba kubuzi amakuru ya hariya. Mu by'ukuri Banyamulenge, ibi ni ibintu abantu bamaze imyaka myinshi bavuga, basobanura bavuga ati se kuki amahanga atumva ibiri kubera iwacu. Perezida w'u Rwanda abigaragarije neza ko mu by'ukuri gupfa kwacu kuri inyuma y'amahanga abirebera, n'ibi byitwa Loni cyangwa se umuryango w'abibumbye uri inyuma y'imfu z'Abanyamulenge. Ni ukuvuga ko mu myaka yose yarishize cyangwa se iminsi yose yarishize amadrone ari kurasa ku Banyamulenge mu misozi miremire ya Minembwe ntacu byari bibwiye amahanga. Kuraramika cyangwa se gutabaza kwakorwaga byasaga nkaho nta kintu kimwe kiri gukorwa kuko bamaze kwemeza ko bagomba kurimbura Abanyamulenge mu karere k'iwabo. Perezida w'u Rwanda yagaragaje ko bagaragaje impungenge zo kuva muri Uvira ko hashobora kwicwa abaturage cyangwa se hagasahugwa ibyo baturage, ariko amahanga yerekanye ko ari urwitwazo kugira ngo M23 ikomeze iyobore umujyi wa Uvira. Nubwo bayivuyemo ibyabaye mwese murabizi ntabwo ari amakuru. Rero bavandimwe, nibi kwa tugira ngo tubereke cyangwa se tubasobanurire ku magambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ku byerekeye
akarere ka Minembwe cyangwa se kubyerekeye ibiri kubera mu misozi ya Minembwe. Gusa perezida w'u Rwanda yavuze ko aho kugira ngo azaceceke ahubwo yazaceceka atakiriho. Mu yandi magambo yakoresheje yavuze ati ntabwo ibintu bizahora gutya, ati kandi gucecekesha abantu ngo ntibavuge ntabwo aribyo byakemura ikibazo. Ati ahubwo ndagira ngo mbabwire ko ibintu byaba bigiye gusubira iburudobi mu gihe mwumva ko abantu batagomba kuvuga ahubwo bagomba gucecekeshwa. Gukangisha abantu sanction cyangwa se ibihano bitazakemura ikibazo. Ibi u Rwanda, perezida w'u Rwanda bigaragaje nyuma y'umunsi umwe Nations Unies cyangwa se umuryango w'abibumbye ufatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba AFC barimo Colonel Nanga, umuyobozi mukuru wa AFC, akaba agafatira General Sematama uhagarariye MRDP twirwaneho, umuyobozi mukuru wayo, ndetse n'ushinzwe iperereza muri AFC, ubwo ni Colonel Amani Nzenze. Ibi byose bije nyuma y'aho Minembwe hari hamaze kuba agahenge, kuko igihe cyose abanyamurenge barimo bapfa nta kintu na kimwe cyarimo kirakorwa. Abantu bari bacecetse bose batuje bari kurebera gusa ngo abanyamurenge bakomeze bicwe. Rero mu gihe abanyamurenge babonye ubutabazi, batabawe, amahanga arahagurutse atangiye gufatira bamwe mu bagwanashaka cyangwa se mu batabaye abanyamurenge kugira ngo bareke kwicwa, batangiye kubafatira ibihano, ndetse n'abarimo bicwa noneho batangiye kubafatira nabo ibihano. Perezida w'u Rwanda mu magambo ye yavuze ati ibi ngibi bigiye kuba ahubwo bibi kurushaho niba umuntu ashobora kuvuga mukamukangisha ibihano. Nshuti bavandimwe, turabashimiye, mukomeze mubane na Upana Media TV. Twemeye kuza tubaha amakuru atandukanye kandi amakuru arimo ubusesenguzi cyangwa se amakuru yizewe. Mugira amahoro, turabakunda.